muraho neza nshuti zacu, turabashimiye kongera guhurira ahangaha kuri iyi channel yacu yitwa Daily Advice by Claude TV cyangwa se DAC TV, aho tuganira ku ijambo ry'Imana n'inama zo kubaho neza buri munsi. Murakoze cyane. Mbere yuko tugira ikindi kintu duheraho, reka tubanze dusenge, twerageze Imana, duhamagara Imana isibane natwe, ibane n'umuntu wese ugiye gukurikirana ndetse ugiye kumva n'iri jambo. Twongeye kugushima Uwiteka Mwami Imana yacu, tugushimiye kuri Imana kandi ushoboye byose. Tugushimiye aka kanya duhaye tugiye kwigira mu iri jambo ryawe, iyi zaburi yawe wandikishije mu gitabo kirimo ijambo ryawe. Turasinze kugira ngo buri muntu wese ugiye kuyumva iyi zaburi ihindure ubuzima bwa buri wese ugiye kuyumva. Turasinze tukwinginga cyane kugira ngo use uba ari wowe ujya muri buri mutima ugiye kumva iyi zaburi, uwo ari wowe uwuhindura, kuko twebwe amagambo twavuga cyangwa se twibyo twavuga ntacyo byamara utabayeho umwuka wawe wera ngo aze akore. Niyo mpamvu duhamagaye imbaraga zo mu ijuru, duhamagaye umwuka wera kugira ngo aze abane natwe twese, duhe kuyoborwa na mwuka wera. Abagiye kumva nabo bubahe kuyoborwa na mwuka wera, twebwe twese turindisha imbaraga zawe ngo ukomeza kubana natwe. Rero tuyoborwe nawe mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze, amen. Uyu munsi turasoma zaburi ya mbere, imwe muri zaburi nziza cyane zerekana uko umuntu agira umugisha iyo yubaha Imana. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Muri iyi zaburi rero tumaze gusoma, iyi zaburi umuntu yayigereranya cyangwa se iyi zaburi twe turi kubonamo ko hari itandukaniro rinini hagati y'umuntu wubaha Imana n'utayubaha. Umuntu wubaha Imana aragubwa neza, akamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Imana imuha umugisha kandi ibyo akora birakomera, kuko ijambo ryatubwiye ngo ibyo azakora byose cyangwa se icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ngo ariko umunyabyaha ubuzima bwe burasenyuka cyangwa se bukamera nk'umurama utumurwa cyangwa se uhuhwa n'umuyaga. Ibaze nawe, murabizi abantu umurama twawugereranya, hari abantu wenda bashobora kuba batazi umurama, ariko umurama, reba abantu babaye ahantu bahinga amasaka, hari ukuntu bafataga amasaka bakayagosora, amara kuyagosora bakasiga utuntu tugenda tuguruka duha n'umuyaga, cyangwa se mu biti mu ishyamba hari yaba harimo utuntu tubamo imbuto dutoya dutuma umuyaga uza, cyangwa se ku byatsi no ku ndabo hari utuntu tujya tuzaho umuyaga wahuha tugatumuka. Turane two umuntu yagereranya n'umurama baba bavuga. Ibaze rero ko umunyabyaha uko aba yigira kose, uko aba yigira yasuzugura Imana, tubaha Imana, biba bimumene cyangwa se ubuzima bwe buba bumeze nk'umurama utungurwa n'umuyaga. Ibi bitwibutsa ko guhitamo gukurikira Imana atari ibintu byo mu mutima gusa, ahubwo ni umwanzuro wo kuba muri Kristo, ndetse no kuba ku Mana, ndetse no kuba mukuri aho uri hose. Igihe cyose uzirikana ijambo ry'Imana, ukaryitaho, ugasenga, ndetse uzagenda neza, uzabana neza, kandi uzabera abandi umugisha. Niyo mpamvu rero kwirinda kwicarana n'abakobanyi, kwirinda kunyura mu nzira z'abanyabyaha, byo bizakurinda, kuko akenshi mu nzira z'abanyabyaha cyangwa inzira z'abakobanyi hakunda kubera ibibazo. Dufata urugero nko mu kabari, abantu bajya mu kabari bashobora guhabera intambara, ugasanga wari uhari wicaranye nabo ngo ni wari uri kunywa inzoga, ngo wari kugira gute, ariko ibibazo bihabaye nawe bikugezeho. Niyo mpamvu rero kwirinda kwicarana n'abanyabyaha, hari byinshi bizakurinda. Icyiza rero ni uko wagenda utunganya, ugatunganira Imana, kuko ngo abanyabyaha bazatsindwa ku munsi w'urubanza, bazatsindwa n'iteraniro ry'abakiranutsi. Rero mureke kubaha Imana, twumvire Imana. Mwakoze rero
reka dusoze iki cyigisho cyacu cy'uyu munsi, ariko mbere y'uko tugisoza reka tubanze dusenge. Dusoze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira iyi zaburi ya mbere uduhaye, itwigisha inzira y'umugisha n'umutekano. Dufashe kuba abantu bubaha ijambo ryawe, bakurikiza ndetse bakagenda baryumva baryitaho ku manywa na nijoro, ukanaritekerezaho buri munsi. Dukure cyangwa se udushyire ku nzira, udushyire kure y'inzira y'abanyabyaha, kandi uduhe kumera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi y'ubugingo. Turagushimiye kandi turakwiringira mu izina rya Yesu, amen. Reka rero mbabwire ngo mwakoze cyane kudukurikirana kuri DAC TV cyangwa se Daily Advice by Claude TV. Niba uyu mwigisho cyangwa se iki cyigisho cy'uyu munsi kigufashije, ntugende utanditse amen hasi muri komenti, kandi ntiwibagirwe no gukanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'irindi somo rya zaburi ya kabiri, kuko niyo tuzakurikizaho. Ndagira ngo nanababwire ko iyi zaburi yose tugiye kuyibasomera, kuko twasanze hari abantu batajya babona umwanya wo gusoma Bibiliya, ugasanga ariko iyi ngiyi wafata ekuteri kawe ukayumva, tukagusomera Bibiliya rwose utuje uri mu kazi kawe, ukumva ijambo ry'Imana uri mu kazi kawe, ukumva icyo Imana ivugana nawe uri mu kazi kawe. Niyo mpamvu nkwinginze, niyo mpamvu ngusabye kugira ngo wowe ukande subscribe, ushyireho comment, usharinge n'abandi bagenzi bawe bamenye ukuri, bamenye yuko Imana ivugana nabo kandi yavugana nawe aho waba uri hose. Ngaho rero urakoze cyane, Imana ibarinde, ubundi naho ubutaha duhurire ku gice cya kabiri cy'iyi video, ari zaburi ya kabiri tuzaba dusoma. Ciao. Ndabakunda cyane. Imana y'amahoro, Imana yo mu ijuru ijye ibarinda mwe mwahisemo kudukurikira umunsi ku wundi. Amen.